Iminsi itanu ibarirwa hagati y'itariki 30 Kamena n'iya 4 Nyakanga uko umwaka utashye, izahora ari urwibutso rukomeye rw'inyigisho nyobokamana kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu zahawe imbaga y'abakristu muri Diyoseze Gatolika ya Kabgayi. Kuva ku Kamonyi, Kabgayi, Ruhango, Gitare, Byimana, Kabuga, Kabacuzi na Mushishiro kugeza no mu bice bikikije izi paruwasi, ibyishimo n'ubwinshi bw'abakristu bitabiriye kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu byongeye guhamya inyota bari bafite yo kumenya ibye. Uwari uhari n'utarahageze, twishimiye kongera kukwibutsa mu ncamake bimwe mu by'ingenzi byibukirwa bitabiriye kumwakira mu byasigaye bye bitagatifu ubwo yari muri Diyosezi ya Kabgayi. Twihuse tugahera ku Kamonyi aho kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu byatangiriye muri Kabgayi mu ijwi rya Padiri Nzeyimana Mede Jean Paul wo mu gihugu cy'u Burundi. Uruhare rw'ababyeyi by'umwihariko b'abagabo mu burere bw'abana babo rwagarutsweho hagendewe ku buryo se wa Tereza w'Umwana Yezu yamubaye bugufi nyina amaze gupfa. None rero twakwibaza niba Tereza uyu munsi twebwe ngaho iwacu yatugendeye, akibaza ati yatwigisha iki, iyo dusigira iki ngaha, cyane cyane ko mbona harimo abana, urubyiruko, ababyeyi, mbese n'abamaze kugira imyaka igeze mu zabukuru. Kugira ngo rero dushobore kubona cyangwa ishobore kwerekana icyo Tereza iyo twigisha ngaho uyu munsi iwacu ku Kamonyi, mu nkundire icemo kubiri abantu baje ngaha, ni ikoraniro dufite ngaha, shemo ufate uruhande rumwe hajemo abavyeyi, urundi ruhande shiremwo urubyiruko n'abana. Aho rero biraba bitworoheye kugira ngo turabe icyo Tereza atwigisha. Reka rero cembera ku bavyeyi kuko aribo batubyara. Uyu munsi rero niba turiko twizihiza cyangwa tunezerewe no kubona Tereza yabaye ari kumwe natwe, kuba Tereza yabaye igihangange, umutagatifu, akaba mbese n'umwogezabutumwa, akaba yaragenze mbese azwi n'abantu benshi, ari umuntu, ari umutagatifu umwe mu bandi bake biyambazwa kandi bakumvirwa cyane ku Mana. Ni kuvuga yuko ibyo byose bitapfuye kwizana. Ibyapfuye kwizana byifise aho byavuye. Mbere na mbere tukabikesha uburere bwiza yahawe n'ababyeyi biwe imuhira. Tereza kuva akiri umwana muto naho yagiye agira ibikomere bitewe no kubura umubyeyi wiwe. Umubyara yapfuye akiri muto cyane, Tereza agiye gukwiza imyaka 4 n'igice. Ibyo ntibyamubujije kubandanya ngo agere aho agomba gushika, cyane cyane ko papa we umubyara yahavuye mbese aba byose, amubera papa, amubera na mama. Yemwe abagabo muri hano, abapapa muri hano, nagira ngo mbibutse yuko ukurera abana tutabirekera abamama bonyine, kubera ko nabo baba bakeneye ubufasha bwanyu. Abana nabo bakaba bakeneye iyo imaje, bakeneye iyo shusho y'ababyeyi, y'umubyeyi w'umupapa mu rugo, kugira ngo bashobore nabo kubaka uwo muntu, kubaka umutima wabo w'umuntu, na cyane cyane wo kugira umutima rugabo no gukomera kuco bariko, kugira ngo ntabe uyu munsi avuga iki ejo avuge kiriya, cyangwa ngo agende atambatamba. Papa wa Tereza rero yamubereye umupapa, amubera n'umwana n'umumama, amwigisha akiri muto ugukunda Imana biciye mu isengesho
no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, ariko na cyane cyane amwigisha gukora udukorwa duto duto two kwibabaza, kwigomwa utuntu tumwe n'utundi, ari nabyo byahavuye bimukuza biramurera, akurana uyu mutima wo kumva yuko agomba kuba umutagatifu, kandi ntabe umutagatifu uwo ari we wese, umutagatifu mukuru w'igihangange azogeza inkuru nziza kuri bose. kwakirwa n'abakristo ku Kamonyi ndetse n'abihaye Imana bo mu muryango w'abakararisa bari muri iyi paruwasi ndetse n'i Musambira, uyu mutagatifu yakomereje muri paruwasi katedrali ya Kabgayi. Uwibanze mu bamwunamiye muri iyi paruwasi ni nyakwigendera Padiri Ndekwe. Mu ijwi ryumvikanamo izabukuru hari icyo yisabiye Tereza, abikora mu rurimi rw'Igifaransa. La foi, l'espérance, la charité, trois vertus dans notre pays d'Afrique, spécialement dans mon pays ici. Comme vous voulez, mais enfin, nous avons besoin de foi, d'espérance, de charité. Tout cela résume le reste pour moi, pour nos pays, que l'Afrique soit vraiment porte l'amour de Dieu, porte l'espérance dans notre monde et l'espoir d'y arriver, heureusement, sûrement. Sainte Vierge Marie, Sainte Thérèse vous a aimé, donnez la réponse qu'elle vous demande, mais je ne vous enseigne pas, je demande tout simplement. Mu bahiriwe no kumarana na Tereza igihe kinini mu byasigaye bye bitagatifu ubwo yari muri Bazilika nto ya Kabgayi, ni urubyiruko rwaraye rumutaramiye rwari rwaturutse muri paruwase zitandukanye za diyoseze ya Kabgayi. Mu butumwa bwihariye yageneye abakristo b'iyi diyoseze, umushumba wayo icyo gihe Musenyeri Smaragde Mbonyintege yongeye kwibutsa imbaraga ziri mu gukunda mu rugero rwa Tereza w'umwana Yezu. Tereza w'umwana Yezu twibuka hano muri aka kanya, kugira ngo mbabwire ko ntabwo yabaye igihe kirekire, yakunze Imana akiri muto abikesha ababyeyi, kandi muri urwo rukundo rw'ababyeyi be ntabwo bari bafite ubuzima buhambaye. Yapfuye akiri umwana, arerwa na mukuru we, agira aho amureranye, ariko ka Tereza ako ngaka kari gafite imbaraga zo gukunda ikiri cyiza, akareba nk'ururabo bituma uteka muzabona rwitwaje, akarukunda, akabona hirya yarwo uburanga bumubwira adashobora kugira, akayibona muri mukuru wamurera umubyeyi, akayibona muri se wari yazi ko amukunda, ariko buhoro buhoro izo mbaraga z'urukundo byatumye abumva urukundo rwa Kristo. Ntabwo yari igihangaye, ntabwo yari umunyabwenge bitangaje, ntabwo yari afite gikomeye mu kwemera yose ku babyeyi be, ariko no kwemera yagize mu buzima bwe. Yakorerwa mu ijuru
ubuvunyi bwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu bwagarutsweho mu isengesho ngarukakwezi ryabereye mu Ruhango kuwa 2 Nyakanga 2018, aho abagizwe imbohe n'imbaraga za shitani bashishikarijwe kumwisunga, ndetse hakaba n'abahaboneye ibisubizo by'ibyifuzo byabo banyuze kuri uyu mutagatifu. Bavandimwe muri ahangaha, muramutse mwiyumvise muri iki cyiciro ugasanga uragura cyangwa ucuragura cyangwa ufite ububasha wasigiwe n'abakurambere bawe, uyu munsi ukaba waje wumva ukeneye ko Nyagasani ahindura amateka yawe, tera hejuru hamwe na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, maze ubwire izo roho mbi akuragije abakubyaye, maze uzibwire ngo uhoraho nagucecekeshe wese kibi. Hano hari umudamu wari waratanye n'umugabo we, umugabo yari mwaratandukanye mutakibana, haciye igihe kirekire cyane. Mu gihe batangaga inyigisho bavuga ukuntu Tereza yakiriye umubikira utarakundwaga n'abandi, wumvise muri ako kanya usabye Tereza kugira ngo aguhe kongera kubera umugabo wawe. Nyagasani Yezu yakira isengesho ryawe kandi agusaba gutera intambwe kugira ngo umwegere, kugira ngo mutangire ubwiyunge. Nyagasani Yezu azaguha uburyo bwo kubigeraho. Uretse ko yarasuye abakristo ba paruwasi ya Gitare n'urugo rw'ababikira b'Abafransisikani ruherereye i Kavumu ya Kabgayi, yanageze muri paruwasi ya Byimana ahahuriye imbaga itabarika abakristo b'iyi paruwasi n'abo mu muryango La Fraternité pour la Nouvelle Evangelisation. Aha abakristo bongeye kwibutswa ko ubutagatifu atari umwihariko wa bamwe. Kanatsinda Tereza nk'uko abitwigisha, igihe atwigisha akayira ke ka bugufi katugeza ku butagatifu, ashyira imbere urukundo, agashyira imbere icyizere no kwizera undi, ariko kandi atibagiye n'impuhwe z'Imana. Ibyo bivuga iki kuri Tereza? Bivuga ko ubwiwe nk'uko abitahura cyangwa abyigisha, nta butagatifu bw'umuntu n'abandi bubaho. Sishobora kuba mutagatifu jenyine. Padiri mukuru ni mutagatifu, namwe mutari batagatifu. Cyo kimwe namwe ni mutagatifu, naje ntari mutagatifu. Mu mitekerereze ya Tereza ari byagomba kutwigisha. Ari nacyo gituma mu kubaho kwiwe igihe cyose imbere y'abandi bose agashima ko abandi ahubwo ari bo baje imbere, bakumva bamerewe neza. We agaharanira cyangwa kumva yuko amerewe neza ari uko abandi bamerewe neza, ariko abandi bari mu mahoro bafite n'umutuzo. Muri paruwasi ya Kabuga, paruwasi Rukumbi yaragijwe Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri diyosezi ya Kabgayi, nabo ntibasigaye inyuma mu bwitabire bwo kwakira Tereza w'umwana Yezu, aho n'abaturanyi babo bo muri paruwasi ya Ngamba bari baje ku bwinshi kwifatanya nabo kumwakira. Icyageza muntu ku butagatifu n'imbaraga z'urukundo mu kwemera byongeye kugarukwaho mu nyigisho yahaye imbaga y'abakristo bari bateraniye i Kabuga ya Kabgayi. Ubutagatifu bavandimwe ntabwo umuntu agomba kubushakisha ingufu ze, agomba kubushakisha mu kwirundurira Nyagasani mu biganza bye, akitura impuhwe ze, akakira urukundo rwe, akaba ari rwo rumuyobora. Tereza kubera ko atabayeho igihe kinini kandi yari afite gahunda yo kuba yazenguruka isi yamamaza ingoma y'Imana, yavuze mbere yo gupfa ko adapfuye yinjiye mu buzima, ko azabaho ijuru akora ibyiza ku isi kandi kazagusha imvura y'amaroza ku isi. Uyu munsi natwe arashaka kutugushaho imvura y'amaroza. Tereza w'umwana Yezu mu gushakashaka ubutagatifu yasomye ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto n'umutwe wa 13 wose, aho dusangamo igisingizo cy'urukundo. Urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, rwitangira abandi, ntirushaka karakarwo. Tereza amaze gusoma iyo baruwa yariyamiriye ati, ayiwe, umuhamagaro wanjye muri kiliziya y'umubyeyi wanjye ndawuvumbuye. Muri kiliziya y'umubyeyi wanjye nzaba urukundo kandi nzaba byose. Ati, mvumbuye ko kiliziya ifite umutima, ko umutima wa kiliziya utera ku njyana y'urukundo. Ati, hatabayeho urukundo muri kiliziya ntabwo abamaratiri bakwemera kumena amaraso yabo.
hatabayeho urukundo muri kiliziya ntabwo abogezabutumwa basiga ibihugu byabo ngo bajye kwamamaza ivanjiri mu bihugu bya kure. Hatabayeho urukundo ntabwo abasore n'inkumi bahisiga imiryango yabo ngo baze kwiha Imana, ku bamwe baba abapadiri, abandi abafurere, abandi baba ababikira. Hatabayeho urukundo ntabwo abakristu, umusore n'inkumi basiga imiryango yabo ngo bashinge urugo rw'abashakanye rubafasha narwo kwitagatifuza. Hatabayeho urukundo nta bwitange abakristu bagaragaza muri kiliziya. Mbese urukundo ni byose, urukundo ni umutima wa kiliziya. Yaravuze ati noneho mu dutangwe dutera tugana ubutagatifu, ni iki twakora mu rukundo kugira ngo tuzagere kuri bwa butagatifu? Ese ni umubare munini w'ibikorwa tuzakora? Ati habe na gato. Ati kuko dushobora gukora ibikorwa byinshi muri kiliziya cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabikora nta rukundo tubikoranye. Atari ikizafasha umuntu kuzamuka agera ku butagatifu, mu guterera urwego rw'ubutagatifu ni urukundo rwinshi azashyira mu bikorwa bito akora. Ku ruhande rwabo abakristo ba paruwasi ya Kabuga na Ngamba bagaragaje kunezezwa bikomeye no kwakira ibyasigaye bitagatifu by'umutagatifu paruwasi yabo yaragijwe. Njye nitwa Twagirimana Vincent, nkaba ntuye muri santarari ya Nyagasozi paruwasi ya Kabuga. Nkaba nishimiye rero kuza kuri mutagatifu Tereza w'umwana Yezu waje tugana, kandi akaba ari impano twahawe muri paruwasi yacu, kuko numvishije mu nyigisho baduhaye ko iyi paruwasi ariyo yagize amahirwe yo kwisunga uyu mutagatifu muri diyoseze ya Kabgayi. Ubwo rero nanjye numvishije ari igikorwa cyiza kandi kinshimishije, kandi nanjye ku giti cyanjye cyanshimishije nuko nongeye kumva ibyabashije kumuranga mu buzima bwe. Ubundi se hari icyo wari usanzwe muziho mu byamuranze? Nta kintu nari nsanzwe muziho, nabashije kubyumva uyu munsi, ariko numvishije ko mu byamuranze yahuye n'ubuzima butamworoheye, ariko yabashije kwihangana akabasha gutera intambwe, Nyagasani nawe akabasha kubimugororera. Nitwa Nyiraneza Christine. Natwe umunsi naje ntutse muri santarari ya Nyagasozi paruwasi nyine ya Kabuga. Uyu munsi twishimiye kwakira uyu mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, umurinzi wa paruwasi yacu. Ni impano ikomeye, ni umugisha twagize kuri twese. Twaboneyeho kuronka ibisobanuro by'uwo mutagatifu, ubuzima yabayemo, cyane ko yari umwana mutoya akaca muri buriya buzima bwose buruhije, kandi twumva ko inzira y'ubutagatifu ni inzira itangirira ku kantu gatoya, ntabwo ari inzira isaba ibintu bikomeye cyane, upfa gusa kuba ubikunze. Nitwa Akimana Esperance, nkaba naturutse muri paruwasi ya Ngamba, santarari ya Ngamba. Nanjye nkaba nifuje kuza kwifatanya n'abaturanyi bacu muri paruwasi ya Kabuga muri ibi birori byo kwakira mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ni ukuvuga ngo mu buzima nkimara kubyumva ko urwo rugendo Tereza w'umwana Yezu aruteganya hano Kabuga, nanjye numvise ngize ishyaka, kubera ko ubuzima bwe ntabwo nari mbuzi cyane, ariko uyu munsi byanshimishije kuba nabashije kumva ku buzima bwe. Numva uburyo yahuye n'ibibazo ndetse no kuba yarahuye n'ibikomere bikamuviramo indwara itamworoheye. Numva n'uburyo yabashije umubyeyi Bikira Mariya kumubonekera, amusekera, amwereka ko amwishimiye, ibikomere byose akabikira. Bityo rero nanjye numvise ko aho hantu nahakuye imbaraga, nisunze mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Numva ko burya ntaho Imana itagukura, ndetse no muri bya bibazo biba bikomeye bibera ihurizo umuntu bikamutera n'uburwayi budakira. Bityo rero nanjye mu buzima bwa mutagatifu Tereza w'umwana Yezu numvise ko yongeye kunkomeza muri ubwo buzima yabayemo. Bityo nanjye nishimira kuba ngomba gukomeza abandi, kandi ikindi nuko nabonye ko ku nzira y'ubutagatifu ntago bigombera ikintu kinini, ahubwo akantu gato keza ukoze gashobora kukugeza ku butagatifu iyo ukazirikanye ndetse ugashyiraho n'umutima.
avuye Kabuga ya Kabgayi, Tereza w'umwana Yezu yakomereje muri paruwasi ya Kabacuzi aho yari yataramiwe n'abakristo ku bwitabire bwari bwinshi cyane, dore ko nabo muri paruwasi ya Kanyanza na Mushishiro bahegereye bari babukereye, byongeye aka gace kakaba kabarizwamo abakarumeri benshi. Wumvise ubu butumwa bwatanzwe na Madamu Aurélie Twagiramariya wari ukuriye inama nkuru ya paruwasi Kabacuzi ubwo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yasozaga uruzinduko rwe muri iyi paruwasi, wakumva neza imbuto yasize yezeyo. Mwabyiboneye guhera ku mugoroba wahise, ibyishimo twakiranye Tereza w'umwana Yezu byaberetse byinshi, byaberetse amatsiko twari tumufitiye, bibereka n'iyi paruwasi kimwe n'izikikije uko iteye muri rusange. Iyi paruwasi rero mwazanyemo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ni paruwasi nshyashya kuko imaze imyaka 4 gusa, yabayeho guhera ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2014, yitirirwa Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri. Bikaba byanadushimishije cyane kubera ko mu makuru tugenda tumenya kuri Tereza Yezu twamenye ko Papa Yohani Paul wa kabiri ari we wagize Tereza w'umwana Yezu umwarimu wa Kiliziya. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane bishimishije. Ubu Tereza w'umwana Yezu yaje gusura paruwasi yitiriwe umutagatifu nawe ufite indi ntera yamugejejeho. Ntacyo twatanze nk'uko umupadiri yabivuze nimugoroba ati Kabacuzi umenya hari icyo mwatanze, ntacyo, ni umugisha w'Imana, ni iby'Imana yikoreye, ni ibya Roho Mutagatifu. Nkaba nagira ngo ndetse mufashe twongere tubishimire Imana. Ndumva nabizeza yuko iyi paruwasi igizwe n'amasantrari 3 gusa. Hari iyi ngiyi twicayemo ya Kabacuzi, n'indi ya Jandari iri muri kiriya cyerekezo, na Sabusaro iri muri kiriya cyerekezo. Twiyemeje rwose dukurikije inyigisho twaraye duhawe nimugoroba niyo duhawe mu kanya, twiyemeje kugira icyo duhindura kugira ngo dukurikije Tereza w'umwana Yezu turusheho kuzamuka ruriya rwego rugana mu ijuru, rugana ahatagatifu rwose. Ni ukuvuga ngo ururabo rwa roza mwatuzaniye namwe twiyemeje kuzabibyaza umusaruro, buri wese agira icyo ahindura mu buzima bwe. Turi abakristu bamaze kugera ku 10,500. Ubwo ni ukuvuga ngo indabo za roza 10,500 byanga binoga zizagira icyo zihindura muri uru Rwanda, muri diyosezi ya Kabgayi, muri iyi paruwasi ya Kabacuzi, ndetse by'umwihariko bigende bikwire no ku isi hose. Buri wese azagira icyo ahindura, buri wese arashaka kugira icyo ahindura, atanga ururabo rwa roza. Dukurikije inyigisho twahawe tukazishyira mu bikorwa, twagira icyo duhindura twese hamwe, dushyize hamwe. Bamwe mu bakristo b'Imushishiro na Kanyanza bari baje Kabacuzi nabo bagaragaje kunyurwa n'ibihe byiza bagiriye Kabacuzi hamwe na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu. Nitwa Nyirahabiyaremye Florencia, nkaba naturutse muri paruwasi ya Mushishiro, nkaba naje muri paruwasi ya Kabacuzi kwakira Tereza w'umwana Yezu. Ubwo rero twaramwishimiye cyane uwo mutagatifu udutoza gukora udukorwa dutoya tukazatugeza ku butagatifu. Twarishimye rero cyane, dore ko mutagatifu ari bugene muri iyo paruwasi, ariko nk'abanyantege nkeya twari twegeye iyi paruwasi ya Kabacuzi, twahisemo kuza kumwakira i Kabacuzi kuko ariho imbaraga zacu zari zigeze. Ubwo rero dufite ibyishimo byinshi byadusabye ku mutima, dore ko yongeye kutubyutsamo kugira urukundo, gutanga akarabo ka roza nk'uko nawe yahoraga azifata, azishakashaka, azishyira ku musaraba wa Yezu, zigaragaza ibikorwa bito yabashaga kuba yakoze.
Nitwa Christine Mujawayezu, nkorera ubutumwa bw'umuryango wa Karumeli muri diyoseze ya Kabgayi, nkaba mvuka muri paruwasi ya Kanyanza. Ibyishimo rero twagize nk'abakristo bo muri paruwasi ya Kanyanza, twishimiye ko ikabacuzi ari hafi, ari na paruwasi ya Kanyanza yabyaye. Tukishimira yuko nubwo hari kure gatoya ariko n'amasaha uko yareshyaga, twishimiye gukora urugendo. Abakristo baritabiriye baza ari benshi baturutse mu masantarari, baje kwakira Tereza w'umwana Yezu. Baje rero bafite ibyishimo, bafite indabo zo kumutura, imazimano, kandi abakristo bishimiye inyigisho bahawe kandi bafata gahunda yo guhinduka. Ingamba rero abakristo b'i Kanyanza tuzakomeza kugenda twegerana, twibuka inyigisho twahawe, duharanira kuzishyira mu bikorwa kugira ngo duteze imbere abakristo muri paruwasi, ariko cyane cyane kugira ngo twese duharanire gukiza roho zacu dushaka ubutagatifu. Kaba rero dusaba umubyeyi Bikira Mariya kandi umwamikazi w'intumwa, tukanasaba Tereza w'umwana Yezu umwogezabutumwa kugira ngo afashe buri wese mu butumwa afite. Murakoze. Avuye ikabacuzi, Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yakomereje muri paruwasi ya Mushishiro, aho yakiriwe kandi akunamirwa n'abakristo mu ngeri zitandukanye. Ku gicamunsi cyo kuwa 4 Nyakanga 2018 akaba aribwo yasezeye ku bakristo b'i Mushishiro na diyosezi ya Kabgayi muri rusange, maze yerekeza muri diyosezi ya Nyundo. Ubwo yasezerwaga, Padiri Nzirakarusho Alexis wari warahawe inshingano zo gutegura no kwakira uyu mutagatifu muri diyosezi ya Kabgayi, yashimye uko igikorwa cyagenze n'umusaruro cyatanze. Nitwa Padiri Alexis Nzirakarusho, nkaba rero umwepiskopi yaranshinze ubutumwa bwo gutegura kwakira Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri diyoseze yacu ya Kabgayi. Twamwakiriye guhera kuwa 5 tariki 29 Kamena 2018. Ingeri zose, hafi ingeri zose mu gihe gito twari dufite babashije kumubona, kumukoraho, kumutura ibyifuzo byabo kugira ngo abasabire ko yihebeye Yezu Kristu, kandi ubuzima bwe akabugaragaza yitagatifuza mu bikorwa biciriritse, bikorwa byoroheje ariko mu buryo budasanzwe. Umuntu yashima abakristo baritabiriye buryo buhagije kandi bushimishije, baza bafite gahunda yo gusenga, baza bafite gahunda, bafite inyota koko kureba umutagatifu Tereza w'umwana Yezu, kandi bafite n'icyifuzo cyo kugira ngo abasabire, adusabire natwe mu rugendo turimo kugera ku butungane n'ubutagatifu. Aho twagiye tunyura bagiye bahabwa ubutumwa bujyanye n'ubuzima bwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ndetse n'icyo twamwigiraho. Ukabona rero abakristo barishimiye inyigisho bagiye bahabwa, ndetse ukaba wumva hari n'abavuga bati arimo aradusabira, ndetse mu buzima bwacu hari ibitangaza tutangiye kubona. Nubwo aje kugira ngo akore ibitangaza, ntabwo byabura nabyo. Icyaje ni ukugira ngo atwigishe inzira ngufi yo kugera ku butagatifu, inzira ngufi ya inzira y'urukundo, kwemera Imana, gukunda Imana, gukunda mugenzi wawe. Bikaba byarabaye amahire rero ko yanaje turi mu mwaka udasanzwe w'ubwiyunge muri kiliziya yacu, kiliziya gatolika. Ikaba rero nk'uko intero ari imwe yo kugira ngo urakarire umuntu mubwire nabi, ahubwo ku inseko yahawe n'umubyeyi Bikira Mariya amukiza, nawe akagenda yisekera abo babanaga mu gihe gito yabaye kuri iyi si, ni icyitegererezo ku bakristo bagomba kumwigiraho. Nkaba rero narangiza nifuriza abakristo ba diyoseze ya Kabgayi gukomeza kuzirikana, gushyira mu bikorwa, gushyira mu buzima bwacu inyigisho Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu tumwigiraho, kandi nkashimira abakristo uburyo bitanze bakajya bamutegereza aho yagiye hake muri diyoseze ya Kabgayi. Amaparuwasi, abakristo mu yandi maparuwasi bakaza bakifatanya naho yagiye, ni ikintu cyiza. Shimira umwepiskopi uburyo yatubaye hafi kandi nawe yakiriye Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ngashimira abihaye Imana, ngashimira abapadiri, abafurere, ababikira, ngashimira abakristo b'ingeri zose.
tukifuriza mutagatifu Tereza w'umwana Yezu urugendo rwiza, twifuriza n'abakristu bandi bo mu yandi madiyoseze aho yavuye ari naho azajya hasigaje kujya mu madiyoseze yandi, kugira ngo bazamwakire neza n'ijuru riba ridusuye, abatagatifu bari iruhande rw'Imana, kandi abadusabira ku Mana, abadusabira kuri Yezu Kristu. Ntabwo tumushengerera, ntabwo tumusenga, ariko tumutura ibyifuzo byacu akatuvuganira ko ari iruhande rw'ijuru. Muri diyoseze yacu ya Kabgayi urebye uburyo abakristu bitabiriye, wareba ku maso, wabareba uburyo bishimye, uburyo basenga, uburyo bashaka kumugumana, ukabona hari ikindi kintu cyabinjiyemo cyo gusenga kandi cy'inyota y'ubukristu buganisha ku butungane n'ubutagatifu.